Yes, tubaikaze kuri Skol Nzove Stadium nizere ko mumeze neza 5-5 tugiye kuba dutangira iyi match kabisa isoza championa aho equipe zigiye kuba zitana mu mitwe ndetse kandi zikaba equipe ya Rayon Sport kabigiye guhabwa igikombe cya championa mu bagore byose rero bihagaze kabisa umukino w'umusanyuma ikipe ya Rayon Sport igiye gusoza ikipe ya Bugesera n'umukino ugiye gusifurwa n'umurerwa Alliance araza gufatikanya n'umutoni Clarisse muri sa Esperance naho umusifuzi wa kane akaba ari Nigena Abigail igiye komiseri w'umukino ari Muzirangoni Brigitte. Yes, ngaho gukorera nguko bimeze mu mwese kugenda mudukurikirana nizere ko mumeze neza ikipe ya Rayon Sport Women Football Club igiye guhabwa kandi gato cyane igikombe cya championa yakoreye kugira ngo umuyobozi ushinzwe komisiyo ya football féminin n'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda twahaye ikaze kandi umuyobozi wa Rayon Sport Women Football Club duhaye ikaze abafana bose baje gushyigikira aya makipe yo uyu munsi abarengo bimeze bite muriteguye Bugesera n'abandi abakozi b'ikipe ya Rayon Sport baragira bati mukanya no kwihorera ati byaraye bibaye ugushaka uburyo bwo kwihorera ati no gushaka uburyo bwo kwihorera kabisa kandi gato cyane nyuma y'iminota 4 iyi match iraza kuba itangiye izere ko mumeze neza mu Nzove kuri Skol igikombe kikaba giteretse ahangaha ndetse match kabigiye gutangira hagati y'ikipe hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera Women Football Club hagiye gufatwa umunota wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994 urero wo kwibuka bahaguruke aho muri ubundi dufate umunota wo kwibuka kushira 31 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. twabwira abagiye gutangiramo hagati y'amakipe yombi turera ku ikipe ya Rayon Sport Women Football Club mu izamu harimo witwa Nakimana Angeline kuri kabiri hari kuri kabiri hari Haganina Joseline mu mutima defense harimo Keza Angelique ndetse na Imakire
ikaze kuri Skol Nzove Stadium nizere ko mumeze neza kuri iyi saha y'isa 8:59 kabisa kugira ngo bigere mu isa 9 ubwo rero ku isa 8 match igiye gutangira mu kanya gato cyane nyuma y'umunota umwe kabisa ikipe zombi zikaza zigiye gutana mu mitwe nyuma yuko ikipe ya Sport yatwaye igikombe cya Championnat Women Football Club igikombe gitegurwa na Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ikipe ya Sport yagitwaye habura jurune zigera muri 3 niba ntibeshyeho gatoya ikipe rero zigiye kuba zitana mu mitwe ariko mu kanya gato cyane nyuma y'ino match ikipe ya Sport Women Football Club iraza kuba ihabwa igikombe cyayo yakoreye match rero ikabitangiye hano mu Nzove nizere ko mumeze neza 5-5 Ayoleti reka turetanga passe favor Bugesera Women Football Club Lukia nimero 7 Lukia Bizimana Lukia tanga passe favor Narimana Jamila tanga passe favor Dorotena Emelance passe transversale kwa Nagana Joseline Magwende Lombo kona hii ni kona kabisa Yes, reka turebe rero kona ikipe ya Sport mu masegonda atarenze 30 match itangiye ikipe ya Sport yatsinze igitego cyihuse muri championnat y'iciciro cya mbere mu bagabo reka turareka imbere izam reka tureba kurabona n'umutwe wa defense ikipe ya Bugesera Women Football Club cenga ati kufra ikipe ya Bugesera haya kufra ikipe ya Bugesera ko mu byukuri ikipe ya Bugesera yugarijwe hariya imbere izamu ikipe ya umusifuzi atahitamo guhitamo akuyatanga ikosa reka turebe cenga Alokia wa mukoraboro balayirenza niyo kurenga mu ikipe ya Sport Women Football Club arawurengura vava nakanira so ni Jamila Lukia tanga pasi kwa ruhande rw'iburyo ariko Emerance arabura burundu Melance bala ireka irarenga reka turebe baro gekurungurwa n'umukinnyi wa Bugesera arawurenguye ahereza inyuma gato n'umuntu agapira kacyano bagirizwa muri defense reka turebe imbere za mu birakomeye ara umwambo yaramupapuye kubita jongre ara Messi Ronaldo reka turebe Ronaldinho Diane Javi ni byaryo ajya ngo dusetse abantu cyako abigize serious Katanga passe favor ku ruhande rw'ibumoso bw'ikipe ya Bugesera Women Football Club baro irarenga niyo kurengura n'ikipe ya Sport ararengura naganira tanga passe favor kwa Emerance naganira tanga passe mu kibuga rwagati subiza Oruga ufite utsatse nka tumwe twa Ronaldinho reka turebe tanga passe favor shaka Lukia bareka irarenga Garo niyo guteka imbere za mu ikipe ya Bugesera Women Football Club reka turebe teka Javava ku ruhande rw'iburyo ati wakoze ikosa ati tereka baro hasi munyezamu wa Bugesera ati bandu tereke baro hasi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa reka turebe teka Javava n'ubundi baro ku ruhande rw'iburyo mu defenseri karaga baro neza itonze Kura Vava Jamil tanga passe Vava Bugesera Women reka tureza muri baroneza itonze Keza Angelique asubiza umunyezamu ikipe ya Sport akaba kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori tanga passe ku ruhande rw'iburyo reka turebe kwa Emelance Immaculée Soli subiza Immaculée ayerekanya neza Jamil karaga baroneza shaka Lukia Branga bakura Vava defense w'ikipe ya Bugesera Women Koroboro Vava wigira mu biganza by'umunyezamu wa Sport Women Football Club itategaje baro Vava kwa Angelique tanga passe kwa Dorothée tanga passe Vava kwa Jamil zamura santere ku ruhande kwa naganira zamura baronesa imbere hejuru zamu gatoya kabisa ku munota wa kane w'igice cya mbere cyane usaka hagati y'ikipe ya Sport Women Football Club
yakira ikipe ya Bugesera Women Football Club muri shampiyona y'ikiciro cya mbere. Ikipe ikaba igiye guhabwa igikombe cya shampiyona yakoreye, igiye gutwara ibikombe bibiri bya shampiyona yikurikiranya. Bwana Nkunda match ngabari bagiye kwihorera. Reka turebe icyo bita revenge. Orga kwa Keza Angeline kwa Nabimana Jamila kwa Angelique, mu defenseur wa mbere uzikwirukana muri gihugu bari n'abategarugori. Urango niwe mu defenseur wa mbere uzikwirukana. Reka turebe imbere zamu birakomeye Rukia rwamubwira bati wowe wirinda ngo wundi bajye. Yes, baro bahire gwe fafa bamwita Rukia umwe mu bakinyi bakomeye cyane bamwita Dorote Mukeshimana Dorote. Tanga pasi kwa rundi rw'ibumoso, zamura Sandra imbere zabisho. Terekamo. Icyambere nguko twari turimo tubivuga icyo bita defense ku munota wa kane ushiru wa gatanu w'igice cya mbere. Bamwita Gigi Wikunda Janete cyane gigutereje umutwe. Ni Wikunda Janete niko yitwa. Okay, Gigi, okay. Terekamo umutwe cyane itonze kabisa. Rayon Sports Women Football Club iterekamo igitego cya mbere kabisa ku munota wa gatanu w'igice cya mbere. Abareba bavuga ati revenge. Witwa Abimana Jamila afata telefone akijambira atari kanyonyi ibyo bakora. Avuga reka tubateze umwiryane. Umugwe asari marasari wallahi. Terekamo kabisa. Turi mu Nzove. Kipe ya Rayon Sports Women Football Club yakira ikipe ya Bugesera Women Football Club muri Ferwafa Women First Division League, icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda mu bari n'abategarugori. Kipe ya Rayon Sports itsinze igitego cyayo cya mbere kabisa hano mu Nzove. Ariko Nkunda match. Yes. Harakanunge kajya kancana. Mu Rwanda turavuga ngo nabari n'abategarugori. Mu Cyongereza bakavuga ngo ni women. Nese urugori ni ihe? Reka turebe tanga pase urugori ni umuco nyarwanda wa mwana. Naho ubona kubize. Reka turebe bamwita Rukia. Subiza baro bamwita Mukeshimana Dorote keke Ochera. Tanga pase fafa kwa Jamila. Tanga pase na Dorote. Tanga pase fafa. Amwita Orga wasokoje ufite agasatsinga kamwe ka Ronaldinho. Ronaldinho Kaucho. Anamuona? Orga tanga pase fafa kwa Jamila. Zamura Satere gashaka. Dukomeze tuganire. Kuvuga ngo hariya ubundi Orga aragucenga kasikana. Kabingo bya Ronaldinho. Nuko kuvuga ngo Orga gucenza. Reba nka namara gucenga ratakumita gatwenga. Komeza. Yese gaturebe bamwita Rukia. Nimero 7 from Burundi. Bucha. Abarundi bimeze bitazamura Satere shaka naganira ku ruhande rw'iburyo. Reka turebe Karaga Baronese imbere izam. Abadefense b'ikipe ya Bugesera Women Football Club bakora Borova bamwita Imakire kuri Borova. Baro irarenganya guterekwa hariya bakavuga ati kurengura. Imakire kinyi bihendutse cyane kuko yanaga ibyagiye gukina bihenze. Kinyi bihendutse umuntu wese yakwigondera. Okay. Arawurengura Fafa Bugesera ku ruhande rw'imoso. Bronye tanga Baronesa igira kwa Kesa tanga pasi shaka Rukia Biranga bakora Brava mu kibuga rwagati nimero 12 wa Bugesera Women Football Club subiza mutima defense tanga pasi Vava subiza munyesam wa Bugesera Women ari nawe captain Robert Arawurenza no kurengura n'ikipe ya Rayon Sports Women Football Club. Reka burya ari ibintu cy'ikona birahita Gigi ari ibintu cy'ikona biraguhendera Gigi kabisa. Reka turebe Dorote ekeke Ochera telefone Jamila reka turebe amwita Orga Koroboro Vava Emerance tanga pase Vava kwa Orga komeza ukandera ikukanda subscribe twigendera. Reka turebe tanga pase Vava subiza bari nyuma umutima wa defense munyezamu wa Rayon Sports tanga pase Vava kwa Imakire tanga pase kwa Orga tanga pase shaka Rukia Biranga Keza Angelique. Reka turebe tanga pase Vava Orga bayerekanya neza mu mutima defense tanga pase Vava ku ruhande kwa Jamila zamura Satere shaka Dorote ariko Biranga baro yarenze niyo kurengura n'ikipe ya Bugesera Women Football Club. Cyambere cyamaze rwose kwigereramo kabisa byihuse cyane. Arawura
Ngura Vava mutima defense Bugesera nimero 12 tanga pasa Samura Santere ashaka rutayizamu nimero 7 wa Bugesera nyezamu ahita kurobora Vava captain ikipe y'igihugu yabaterengeje y'imyaka yose yagiye kumugira mutoya tayari reka turebe aho tunashimira abatarengeje imyaka 20 ejo bundi bakubise ikipe ya Zimbabwe kabisa umunyazimbabwe badukunze gukwita mu birigi ukabugeze muri Zimbabwe gute abantu bajye bavonda mu Zimbabwe kubera inzobe yangiye ya Nzove ni ibirori ni utaje kubireba wacikamwe reka turebe yarisa mukina Bugesera nimero 5 tanga pasi kini gitego bakura muri shot unyezamo ufata neza kabisa ufata neza umunyezamu kipe ya AS Sport Women Football Club Nachakugani kanda like twijende kabisa kandi na subscribe ubundi tugende bamwita Dorote captain w'ikipe ya AS Sport Women Football Club bamwita Rukia from Burundi Rukia ni mubi cyane bamukura baroneza bamukura baronanone reka turebe Bugesera baro irenza niyo kuri n'ikipe ya AS Sport Women Football Club Ndama yes wigeze wiga ibintu by'imisifurire ntabyo nize kabisa reka turebe imbere za ikipe ya Bugesera Women Football Club bakura barafava barawujya mu biganza bya Jamila tanga pase Vava kwa Rukia ku murongo reka turebe Rukia from Buja zamura baro neza imbere zamu Gigi tereka umutwe ariko jya Juzamu bamwita gigira na baro ariko akawugigira uteramo terekamo kabisa bayita AS Sport Women Football Club giye gutwara igikombe cya kabiri nyuma yuko yinjiye mu cyiciro cya mbere igasangamo amakipe agiye atandukanye nka za AS Kigali Women Football Club za Payere za Indahangarwa barazamukanye niyo twin yayo Indahangarwa ejo bundi yikubise bine bibiri atari kabisa Indahangarwa kweli Indahangarwa ni ikipe bazamukanye ya finale ahantu hose finale yose ubona yabayeho abantu bo mu bice bya Kayonza na za Rwamagana ipfiyo ngiyo mu burasirazuba abantu bazima cyane izuba rirajya baracanyeho ati je narumye meze neza uriya mu boss wa Kamari François Dr Kamari François ni umusportif bya hatari kandi burango ni nagikundo bya ganza ariko nawe afite ikipe nyine yashinze ikomeye cyane reka dukomeze turebe tanga pasi kwa Naganira nimero 21 tanga pasi Vava bamwita Gigi cenga umwe bari batatu tanga pasi shot munyezamu ufata neza igameze nk'uwasimbuye wita Kaboy from Yanga Africans Queen TZ Nagadanga Queen Yanga Princess okay yose ariko bose n'abakobwa bibwira haruka n'amatayo reka turetega jabaro ndende kura Vava amwita Kesa kura Vava bamwita Oruga tanga pasi ariko kandi like twijende kabisa kandi subscribe tugende bamwita Naganira tanga pasi Vava Ojela tanga se Dorote captain tanga pasi aracenga ariko ewana ari mubi cyane zaro umuntu utemera Ojela kweli captain wa AS Sport Women Football Club uriya mu bakinnyi ariko bari barabatiza kweli Dorote bahise bamubatiza Ojela sinzi ubu bari barabatije ndera hage ninde bari babatije wundi araje hari abandi babatijwe amazina agiye atandukanye ba Kaboyi twaje tumubatiza Kaboyi yarisanganye kuva muri Gicumbi muri Fatima ira ikipe y'Igicumbi y'abakobwa bayita abantu bari twumva live Fatima si Gicumbi wapi Nyemera za ni Gicumbi cyangwa ni Fatima wallahi ni Nyemera y'Igicumbi abantu muri kudukurikira ego turaza kwa tureba Jamil nimero 23 tanga pasi kwa Rukia ni mubi cyane acenga nka Cristiano Ronaldo ni mubi cyane bamwita Rukia arakwambika icyo bitago kwambika ikabutura cyangwa mu kikopa tanga pasi ku ruhande rw'iburyo bamwita Diane uriya ni Diane ariko bakunda kwita Wombata Atari Emmanuel bimeze bite Munzove live reka turebe tanga pasi Vava ku ruhande rw'iburyo reka turebe nimero 15 Emerance karaga shot
hejuru zamu Emerance ubundi ni atari imubi cyane kabisa shoti rigenda neza cyane kabisa ashoti nkari yagenda gucya neza ku murayini nyazi kubita Mutsinzi Ange agikina muri Rayon Sport Football Club Mutsinzi Ange yagaraga nko muri centre agakubita icyo bita umukwajo ugendera gucya ku murayini ako breaking news ariko nanahagararaho neza igihumbi kwijana bura Emerance arimo arabarizwa muri Simba muri Minsi biramutse bikunze neza kandi makuru ni impamo biri kugenda bihwiswe nyine neza transfer ziba ziri mu mazi ku isoko ry'igura n'igurisha reka dukomeze rero sasa reka turebe Vava bamwita Keza Karaga barashaka Rukia n'ubundi arufata from Buja Burundi mumeze gute muri tayari ikindi gitego shot bakura Vava abogarurira nde wape umukinnyi yagiye sagiye masimbu mukanya imeri 10 bagende Batadiane kona abareyo muri tayari muri mo gukora icyo bita revenge ariko football mu bagabo rwose ngo dukeneye icyo bita kurenganurwa bakarengane rwose muzarenganywa kandi aforuto muzayibya avesekane reka turebe tanga pasi gakeya atari kabisa reka turekora rw'iburyo Bugesera baro irarenganiye kuri mu ikipe ya Rayon Sport Women Football Club nahoze ndeba akantu baravuga ngo mu mateka urumva baravuga ngo mu mateka ngo amakipe yikuye mu kibuga nabiri ni Freedom yikuye hano mu Nzove nyine hano mu kibuga niwe mu Gakenke yo mu Gakenke na Rayon Sport kabisa amakipe uko ari abiri ubwo rero abagesera wenda sinzi icyo bitwaje wasanga bari mu kuri ko ntago basifuraga buriya bari basifuza se ntago bashaka kuzafatirwa ibano nkundama sha yewe ibya football y'abagabo rwose mu Rwanda byo reka tube tubyihoreye reka twirebere bashiki bacu ntago ari abagore bacu sibyo se reka twirebere bashiki bacu bagiye kwitwarira igikombe cya shampiyona bakoreye reka turebe bamwita Kiki nimero 11 Karaga Baronesa kuri cyo bita debloqué ba defense d'équipe ya Bugesera Women Football Club baro iramurengana ni kuri mu ikipe ya Bugesera okay ariko akabageza akabazanga ni barimo gufunga inkweto ni ariki arbitre ati warese tuyaguruka ariko ikibazo bano barefa ni bazima buri yabarejo basifura yari kugenda neza reka turebe Vava urengura mu kibuga rwagati Bugesera amwitana aganira mwe mu defenseur kabisa bazima cyane bazima cyane kabisa reka turebe kwa Kiki baro barayirenza kuri mu ikipe ya Rayon Sport Women Football Club barurengura Vava Emerance yabonye chance gatoya kubyumva neza uri Emerance ariko ni muzima cyane nawe Emerance ni muzima cyane reka turebe bamwita nimero 23 Orga reka turebe Orga Shenga Ronaldinho kabisa Shenga kabisa machenga ubona ko kabisa afatika umuntu ufite akabiri gato reka Ojera tanga pase kwa Chimana Dorothée reka turebe Karaga Baronesa imberiza mu bakuru Vava Vava reka turebe tanga pase gace mu kibuga rwagati Bugesera Women Football Club nimero 10 tanga pase subiza mutima defense herekanya neza reka turebe Diane mwambara baro defense na kura Vava amu defense rera komona atebwo reka turatanga pase kwa rw'imoso cenga reka dukomeze baro kumuro reka dukomeze twiganire birapya tukomeze tuganire reka dukomeze tuganire
ngo buriya hari abantu hari umuntu hariya wari unyandikiye hano kuri comment arambwira ngo buriya ngo iriya kipe ngo ibishaka ibikombe byose urumva imeze ngo nk'umwana wo mu bakire umwana wo mu bakire nushaka ufite imyaka 50 urajya gusura nyogokuru ngo ntabwo ujya urarayo ngo buriya ngo nisohoka unaweza ari nkagiye gusura nyirakuru bizakiza kuko wenda reka dushyire muri logique wenda tuvuge nk'ubu ngubu ujyanye umwana wawe gusura nyirakuru ufite imodoka ntabwo irararayo kandi igomba kujyana umukozi ku kazi cyangwa kujyana ku kazi kajya mu bindi kandi kuzongera kumubwira ngo ngwino uzajye ku ishuri byagorana rero birangira wisugaruka bikagenda neza ngo ntabwo izatindayo iseka ariko ndi kubona bari kugenda bandika okay reka turebe Karaga baro neza imbere zamu hanze kabisa ako bira bintu bari gukeka biramutse bibaye byarabayeho cyangwa se ari byo biriho football yo mu Rwanda bayihorera urumva reka tureka twikomereze match bari n'abategarugori kabisa ni show baro iramurengana kabisa reka turebe arengura Fafa oruka tanga passe Fafa ku ruhande rw'iburyo kwanakanira reka turebe yakanira penetara yinshiramo neza cyane shot hejuru zamu gato cyane hejuru zamu gato cyane kabisa Fafa mutima defense Karaga baro neza itonze mu kibuga rwagati reka turebe bamwita Ronaldinho oruka shot hanze arimo kugerageza amashoti yakura ariko kagenda byangaho gatoya agerageza gutunga umunyezamu wa Bugesera Women Football Club ariko ugaca hanze reka turebe kurandi rw'iburyo Karaga baro neza bitonze ku mutwe Jamira reka turebe Dorote ariko ni mubi cyane ndakugana ni wogera wa kabiri kabisa emitele Mwitadian tanga passe Fafa kwanaganira herekanya neza na Makire tanga passe Fafa Emerance tanga passe kwanaganira itonze gaceya ibiga ikibuga subiza Makire biranka Jamira Angelique Allo ati baro yarenze niyo kurengwa n'ikipe ya Bugesera Women Football Club ominota 22 kimwe cya Rayon Sport ku busare katurabariza mu cyegaceya bamukore kosa ati ntacyabaye haguruka ati haguruka wowe ati haguruka ntacyabaye wowe Merance reka turatanga passe Fafa herekanya neza ku bana rw'imoso Bugesera Women Football Club Karaga baro neza kuri nimero 10 gace bagunda kurana mu kibuga rwagati reka turebe tanga passe subiza mutima defense Bugesera gace reka turebe bagunda kurana hariya Chenga Zako Diane Ochera amwita Dorote Kajera Alukia tanga passe kwa Ochera reka turebe Karaga baro neza mu kirere reka turati baro yarenze niyo kurengurwa n'ikipe ya Bugesera arahurengura Fafa reka turebe
tanga pasi kuva kwa Naganira Taganira gace baherekanya neza Meransera aragwa kabisa aratirishare arazi ngo Jiji amuri imbere ho gatoya reka turebe cenga shot hejuru izamu ati balo niyo gutekereza mu gikipe ya Sport muri Football Club Angeline mu banyezamu ajya ni kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori reka turatanga pasi vava ku ruhande rw'iburyo rw'imososori reka turebe Karaga Baroneza itonze shaka Dorote barawurenza reka turebe no kuri ikipe ya Sport arengura Lukia ichenga Lukia Sebara como no kata berubah. Agunda kurana hari agace katurebe Bugesera mu Football Club. Reka cenga reka turebe nimero 10 cenga mu kibuga rwagati aruka Dorote baherekanya neza bitonze tanga pasi vava kwa Lukia ni mu bicana aragucenga penetra injira mu rugo rwamene imbere za mu bakoroboro Atari uzuyitaba balo yarenze ni kuri ikipe ya Bugesera Women Football Club niyo kurengurwa na Bugesera kurana rw'imoso arawurengura vava herekanya neza ku murongo Karaga Baroneza mu kibuga rwagati cenga bamwita Dorote na Naganira ni mu bicana aragucenga barawurenza barawurengura vava reka turebe Kiki na Naganira Karaga Baroneza imbere izam shot ku mutwe kuramo igitego cyagezemo kimeze cyakindi cya polisi na Sport reka tuyatanga vuba bamwita Mukeshimana Dorote shot hanze atari kabisa agikuyemo rwose kirimo ndani kabisa kanubaye Omar nyingi wa nyingi wa yose oya Omar nyingi wa Bugesera ariko ibintu byabereje mu Bugesera abantu batasize ubuzima bagira amahirwe bagira amahirwe kabisa reka ngutere story zo nagende kuvuga ngo nimutuze nyine reka ture arayikaraga Baroneza itonze amwitsa Naganira Karaga Baroneza itonze ku murongo reka ture imbere za bakunda kurona hariya bamwitsa Angelique nimero 10 reka turebe Diane nsubisa Emerance tanga pasi vava kwa Ojera Mukeshimana Dorote Kapten Karaga Baroko wapi hatari Karaga Baroneza unyezamu kuraba ariko yarapfuye atara timwemuretse Karabaye hatari kabisa ari amashoti nyazi hatari kabisa ari amashoti nayiburaye hatari munyezamu itasamba kweli Mukeshimana Dorote ntagahenge yaguha umusifuzi ahita atanga icyo bita break kugira ngo bamwe mu bakinnyi bamwe ku mazi ubundi tugaruke inama z'abatoza ariko umunyezamu rwose kari kabaye atari kabisa amwita Dorote nta mikino ajya agira amwita Dorote nta mikino ajya agira nakweshe n'ubwa mbere nabona ku Franzi Mukororo hatari kabisa bafata ka break ariko
izuba riri mu nzove ewan ramena abagabo agahanga kabisa ramena abagabo agahanga rwose ati mugaruke turebe uko ibintu tubikurikirana fresh onyezamu rwose yongera agaruka gakeya hari umudukurikiye mukande like mukande na subscribe twihute cyane abantu 300 mukanze subscribe nta kintu byatwara abantu 100 mukanze subscribe icyarimwe ibintu byagenda neza bacika bikomeje rero tanga passe Vava mu kibuga rwagati Bugesera nimero 11 tanga passe kwa rw'imoso Shenga karaga baro no Vava ku ruhande rw'iburyo reka turebe Bugesera Bugesera mu kibuga rwagati herekanya neza kapira kabimwe bya Barcelona tanga passe Vava ni rutazamu nimero 7 tanga passe kwa rw'imoso reka turebe aherekanya neza amwita Jamila kuri baro Vava nimero 12 wa Bugesera karaga baro iberizamu Nyezamu aufata neza ago munyezamu wa Sport kufa kumutsinda igitego byoroshye emu wanyezamu bakomeye hano mu gihugu kabisa kipe ya Sport yavuye muri championnat cyiciro cya kabiri irazita ikubita inshuro yo bita Kigali itwara igikombe cya championnat igikombe cya championnat irangije iraza ikubita amakipe agiye atandukanye undi Rayon Sport yamanje kwitwara abakinnyi itwara n'iki gikombe ewana ati rwose turi tayari Sport yiza kuza hakiri kare gasangamo za Scandinavia y'Urubavu ukire nawe wagira ngo baramuhombeje reka turebe imbere zamu munyezamu ufata neza ukire wa Scandinavia rwose baramuhombeje ariko mwana gasa umukire wa Viziyo nawe yari marataka aravuga ati ibi bintu ni ibiki ndimo kubona muri champion y'ikiciro cya mbere ahubwo twatinze kumanuka ibintu bibera muri champion yacu ni hatari kweli reka turebe rero ndimo mvuga kipe ya Sport Women Football Club atinze kuza rwose hakirimo Scandinavia harimo AS Kigali komeye na Rayon Sport shot biranga Luki atanga passe Vava biranga kolaboro mbonye bikomeye mitaminduramo ibatera shot yiza kuza kirimo za Scandinavia z'Urubavu hakaba harimo AS Kigali igikomeye kwa kundi za Paeri zari zikomeye agitaza nka Rayon Sport ikomeye ndahangarwa igahita izamuka nayo za Paeri zitarahinduka polisi ebana ibintu byari kuba bimeze neza arabona ko nk'imikino y'abari n'abategarugori ni imikino myiza ubona ko bifasha abakobwa bigatanga umusaruro ahubwo ikibazo guhembwa ni ibibazo bikomeye cyane ariko ngiye mbona ikintu gitera ano makipe cyane nk'aya mu cyiciro cya mbere cyangwa se mu bari n'abategarugori usanga kenshi bipasa muremure abanyira amakipe ugasanga nk'abakinnyi babahaya imirengere y'amafaranga cyangwa imishahara y'amafaranga ari hejuru ugasanga rero igihe cyo kubahemba biragoranye ugasanga biragoranye reka turayiberiza hanze kona ariko Rukiya ni mubi cyane umwana w'umukobwa wambaye nimero 7 reka dukomeze ukinira ikipe y'igihugu y'u Burundi y'abari n'abategarugori ni mubi cyane Rukiya ni mubi cyane kabisa hano harimo kombinezo ku Burundi eshatu from where from Burundi nande Keza Angelique uyu nguyu Keza Angelique Rukiya na kapiteni w'ikipe y'u Burundi Oruga reka turebe arayikaraganeza imbere y'izamu terekamo kabisa bamwita Diana kubita mishoti kubita poto irongera yazamuka ikikubita mu murongo tayari icundura ziranyekanyega wallahi hatari arimo ndivugishwa ngo nta kirimo terekamo kabisa kitego cyiza cyane kabisa cy'umwataka amwita Diane Nyandagijimana Diane eke mbata kubera iki kwazonzwe kubera iki bamwise mbata terekamo igitego cyiza cyane cya kabiri kabisa ku munota wa 33 w'igice icyambere Rayon Sport 2
Bugesera Women Football Club ubusa. Ahangaha rero tukaba turi mu Nzove ku kibuga kigiye gutangirwaho igikombe cya shampiyona Ferwafa Women First Division League. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bari n'abategarugori itegurwa na Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa. Igikombe rero kikaba kigiye gutangirwa hano mu kanya gato cyane mu Nzove. Ikipe ya Rayon Sports yacyegukanye igiye kugihabwa, ariko aterekamo igitego cyiza cyane kabisa kukibona kiyoye ijisho kweri. Reka turebe Ntaganira arakaraga neza imbere y'Izamu. Iki ni cya gatatu shot bakoroboro vava. Bata ni mubi. Hatari ni mubi cyane kabisa. Ibiri bya Rayon Sports ku busa bw'ikipe ya Bugesera. Chini rwose ntabwo kigaruka rukiara kwicara. Reka turebe ikaraga imbere y'Izamu hasi. Hatari. Zibalo niyo gutereka neza mu kipe ya Bugesera Women Football Club. Nyezamu wambaye nimero 2045 akaba nawe kapiteni w'ikipe ya Bugesera Women Football Club. Yawara kabisi ibitego biryoye ijisho kweri. ukabona nyine biraryoshye cyane. Ukabona biraryoshye. Abantu ko badakanda like bimeze bite? Mukandi like abanisha na mukanze like mugakana subscribe byagenda neza. Abantu rwose mukanze like mugakana na subscribe ibintu byagenda neza fresh. Reka turebe n'ubundi. Nyiri telefone ntabwo tugiye kumwamamaza, reka turebe baratimura n'abaratikura n'abaresanya. Izo mvugo ko zikakaira. Baratimura n'abaratikura n'abaresanya. Ayikosha. Atari kabisa. Bagiye kujya birebereza abagore jiste kabisa ishimwe. Kabisa izabagabo zo murakoze. Ayikosa na. Mukanda subscribe ubundi twigere kabisa. Reba dinyo sasa. Mukanda like kandi subscribe twigendere. Reba Diana nakwicara gutimba. Tanga pase kwa Gigi. Igigi bagigirana. Reka turebe bamukoroboro tihaguruka nta cyabaye. Tanga pase kwa rw'iburyo. Baro yarenze. Araburushije ibiryo. Zuba rirakaze cyane hano mu Nzove. Danje kabisa. Reka turebe Bugesera. Yakurenkura gaceya. Subiza Nyezamu. Nyezamu wa Rayon Sports Women Football Club tanga pase vava Emerance. Karaga baroneza itonza shaka Ntaganira. Telefone Ntaganira ariko Ntaganira niyitaba. Telefone irindi yicikira kabisa. Telefone yacikira Bugesera urengura vava Gigi gerageza gushyira baro biranga ku mutwe. Reka tureba kuri baro vava Bugesera. Reka turebe mu kibuga rwagati Cenga tanga pase. Reka turebe Cenga ubwe bari batatu tanga pase ku ruhande rw'iburyo. Reka turebe Bugesera erekanya neza amukurura bavuga ati nta cyabaye haguruka. Nta cyabaye kabisa. Reka turebe Cenga amukorera ikosa kufura ikipe ya Rayon Sports. Ako muhari n'abategarugori ntabwo imihondo bapfa kuyiza. Uyu musifuzi ni professional abantu. Wagira ngo amere nk'abandi. Byari ikintu cyansekeje ni mugoroba. Hari umusifuzi yabonye ko ibintu akoze atari byo. Baramwataka abakinnyi baramwataka hafi no kumutimbura. Arangije abona n'ahereza n'ikarita y'umuhondo byibuka. Iyo bazi ko bari mu makosa iyo bibone barayibona n'ibyo byose barabyore. Daho gatano tubitanga baratwica. Oya buretse. Umwana musifuzi. Reka turebe kufura ikaraga vava ku ruhande rw'iburyo. Emerance arayikaraga neza imbere y'Izamu. Ati Orujeya
Adorote mukishimana dote keke ochera hariya nyine noneho bamwatatse ewa hari nyingi yababaye Yusufu Ndiaye noneho yakure pasi kajyo amura jahe ati foba ariko yo navuye ngo kose ariko baragasa agahinda nikabikabiza agahinda karagera kabye kuragenda hanze y'ikibuga gaye baza abakinyi babagize agahinda kangana kuri noneho abafana gusa byagenda gute wanda yakomereza yo teate umusifuzi baramwataka bamwe bakajya bamugera kumwe n'abasefu n'abandi bose akajagari karaterwa akavuyo nyine management irabura nikigaragaza yuko umusifuzi mpuzamahanga habe no kugira ngo byibura natanga n'ikarita yanditseho jaune kabisa cyangwa orange yitegura arangije amasomo aramwica reba basohoka bajya muri vestiaire kunaramize yarebaga hasi ngiye kubona mbona umuntu witwa komiseri afashe ikintu kimeze nk'ingwa arandikaho gutya aravuga ngo abafana nibo bateje akavuyo nibo babereye reka dukomeze Merance komiseri ibyo yanditse ubwo nyine n'abasifuzi nabo bazandika ibyabo mbega raporo ikakayariye cyokoze tugora mu Rwanda amafaranga bagashoyemo hariya bakashoye mu buhinzi urumva abantu bakajya bagahagura makeya ifiriti tukajya neza sinibaza ari amafaranga urangwa mu kontineri y'amavuta n'amakontineri y'imico none ibyishimo bikava reka turanaganira ikaraganeza imbere y'izamu bakurobora vava nimero 10 wabugesera cenga gaceya cenga umwe babiri batatu tanga pasi mu kibuga rwagati herekanye neza ku ruhande rw'iburyo reka tureba nisamukiye gace bugesera mu football club ipasa ballon ndende iramurengana ballon yo gutereka hariya bakawurengura keza kumucika ni intambara nibyo nakubwiraga rero urumva bityo rero abanyarwanda bose baba ingeri zose umva naga ni bose barimo bishimye ba nyirakabari bahombye bamucuma bababaye urumva ba nyiramazu banungunitse kubereka buri yari none si hene yishe mucoma ni bande bunguka iyo niyo yishe mucoma ni bande bunguka tubwira kuvuze ngo ba nyirakabari bahombye iyo niyo yishe mucoma ni bande bunguka iyo yishe mucoma iyo yayibye hunguka nyiriki nyirukwibwa ihene urumva cyangwa yuko beza bisekereza abantu birashimishije kabisa reka mubwire hari ahantu nimugoroba nibwo nabonye ko Rayon Sport yakinaga na Shaolin Soka ubita umuntu akenda kumuca umurundi ukomeze nta cyabaye yes reka n'ubundi dukomeza bamwita Immaculée karaga barova gigi baherekanya neza mu kibuga rwagati cenga wita aruka herekanya na vava na Immaculée mubwira kanu gasekeje se reka twogeze tudetse wowe bambwiye ko umukomeza ku munota wa 41 w'igice cya mbere kimwe bibiri bya Rayon Sport ara Ronaldo rukia kugeza mara kugarura popo ragushwanyaguza ati palo niyo gutereka imbere za mu gikipe ya Bugesera ati eka mukaraga ariko biranga ukubita icyo bita petit filet amwita rukia from Buja Burundi Simara rukia ni ukuvuga ngo buriya iyo buzi kiromani abantu bakinyi tuba turogesha mu kiromani ubu ngubu nka Immaculée tuba tumwise makurata yango tuvuge nk'amazina y'abacece n'abasaza bo mu cyaro kwe uri umunyamugi abantu batwe turi ba professional ukavuga ngo Immaculée gushota byakunda ariko Aruveza arawufasha aragaruramo kuri telefone ariko rero ibintu ntukajya ubigira imikino mari ukajya ubigira ibintu byose mu mikino turi kureba imikino none kuri mugo zitawona bajya ngo ni comedy yes reka turebe mu kibuga rwagati bamwita Dorote capitaine w'ikipe ya Rayon Sport muri football club reka turebe bamwita naganira ariko mu defense ndamwebera akaraga amasantere neza nkamwe Nizigimana Karim Mackenzie reka turebe Rukia karaga baroneza imbere zam ashaka kigibiranga aya ntaga squat uri squat agiye kukareka iperanga gatere reka turebe baro ku ruhande rw'imoso Bugesera kuro gigi Subisande
reka turebe herekanye neza umutima wa defase cenga tanga pase Vava Dorote herekanya kwa Jamira ku murongo Jamira ku murongo atanga pase Vava kwa Rukia from Burundi Bucha tanga pase Vava kwa Emerance Robert Vava wa defense w'ikipe ya Bugesera wa Lawrence no kurengurwa n'ikipe ya AS Sport. Reka turebe Rukia ni mubi cyane akinira ikipe y'igihugu y'u Burundi. Rukia imbere y'izam shot pato hatari shot naganira shot yasubizamu hatari kabisa bora niyo guteka imbere zamu hatari kabisa kama ariko biranga kabisa tibara niyo guteka imbere zamu reka tureteka Javaro Vava balo irarenganiye kuri mu ikipe ya AS Sport Women Football Club. Jamira araburengura Vava kwa Oruga Emerance Imakire bayerekanye neza tanga pase Vava kwa Naganira Naganira kabisa karaga baronesa reka turembere zamu bashaka ubita Dorota ariko biranga icyo bita Seripa ana abafana barimo barajya ati ngo tubabwiye kuri penalty ngo bahaya pe bose babivuga gute hano nayo nese iyo twabakira umugani kari umwana wo mu bakire umwana wo mu bakire atatagura umwana wo mu bakire akena kurya inka ashaka magatima konyine bakabagura umasahari ya rugapfa reka turebe Emerance Koroboro asfase bikipe ya Bugesera mu kibuga rwagati reka turebe Dorote bamukura Borova karaga baro neza bitonze Imakire bamuterana baro it's half time ndakeka ndayimuso iminota mu gihe Messi minota mu gihe kuranye reka turebe Imakire ibitego biracyari bibiri bya AS Sport ku busa bwa Bugesera Women Football Club. Okibuga rwagati match y'igikombe reka turebe batanga paze kwa Rukia ni mubi cyane acenga nka Ronaldo inga Cristiano Ronaldo kabisa reka turebe karaga baronesa bitonze ati it's half time atari it's half time kabisa igice cya mbere kikakirangiye hano mu Nzove ari bibiri bya AS Sport ku busa bw'ikipe ya Bugesera Women Football Club.